okay indi nda ya gatatu ariyo yankuye hara ku gisimenti ni umupasiteri waje aza yambaye ingofero na rinete yego arangije akinkubita amaso ahita amamagara nanjye ngenda nigize isire nyine nigize nk'indaya ndamwegera maze kumwegera nyine nakoraga nk'ibintu nk'iby'indaya arambwira ngo nyine ambwira ibyo agomba kumbwira we atanga sheke asinyira sheke yasinyiye sheke y'ibihumbi 350 yabanje kumpa 100 nti ntayo nakwemera ndamubwira arambwira ngo arampa 200 ntiboya nayo sinemera tugeze ku bihumbi 350 ndamubwira nti ngewe ariko ntabwo nkomeza guciririkanya nawe reka ninjire mu modoka na impamvu nayo ninjire mu modoka niki nagira umubwire uwo ndiwe nawe mubwire ko namumenye ninjiye mu modoka arambwira ngo twagenda ntiburetse gato ni pastor nawe urindaya arikanga aratitira atitenda mubwira nti ngiye kukuyereka uwo ndiwe arangije maze gukuramo wigi maze gukuramo ibyo byose ahita ambwira ati mama sha mbabarira ibi bintu ntuzabivuge uramutse ubivuze mwitorero nahita nciro ndamubwira nti nanagufashe video nibi bintu ntago nabyihererana arambwira ngo mbwira ikintu cyose ushaka ibintu ntubivuge ndamubwira nti umuhamagaro nahamagawe so kujya kugutanga ahubwo nagira nkubwire ko ibintu ukora Yesu agize gute abihaze ushobora kwemera ugasohoka mu rusengero ukajya kuba indaya umugabo cyangwa se mu kimwe ukaguma mu rusengero ugakizwa ati mpereye ibintu bimbaye ati ngiye gukiza ubwo mission yanjye yari igize gute yari igezweho kandi iyo mission nari ndiho nta murokore numwe washoboraga kumenya kuko ukuntu nabaga ameze n'ukuntu nabagaze byagaragaza ko niyo twahurura umurokore utamenya kuko ngiye mu itorero ryanjye no mu buzima bwa buri munsi nifite imico yanjye n'imyitwarire yanjye y'ukuntu meze ubwo rero uwo mugabo nkimara kurangiza iyo mission nibwo ijwi ryavugiye muri nge ngo rata mwana wanjye wowe uri indaya yanjye impamvu iryo jwi ryambwiye gutyo nari maze kubwira umutima wanjye kubwamwe kukoreramo ati nizere ko uyu murimo ngurangije utazongera Yesu kunkoresha uyu murimo wo kumbwira ngo niyoberanye nambare nk'indaya nitware nk'indaya hari umusarusha kunkoresha nibi bintu ndabyanze Yesu ahita ambwira ngo rata wowe uri indaya yanjye iryo jwi rero nkimara kuryumva nahise numva ntangiye kubifiringa numva n'ikindi gihe numva n'ikindi gihe naramuka ntumye gukora icyo kintu nzagikora rero kubisiri kuntera amabuye ngo indaya Yesu ngo umukojeje isoni yo nge nkoze isoni umwami wanjye uko bamutekereza sikari Yesu bamutekereza mu bitambaro no mu bijipo birebire no mu guhagarara ku ruhimbi bakavuga Imana ariko Yesu ntahataba Yesu mu ndazi ifite urukundo zisambana zikagaburira abashonje ariyo ariko Yesu mu badiyakoni batura mu rusengero ngo bababone n'abakirisitu ntibagaburira abashonje abo Yesu ntabarimo Yesu bamushakira mu bapfuye kandi Yesu yarazutse yazukizo ndaya kugira ngo zigire gute zibeho Ijwi ry'Abahanzi TV isakaza ndindaya ya Yesu mbere yuko nanabatangariza ko ndindaya ya Yesu Yesu muri ngewe ni nawe wabinyibwiriye ati mwana wanjye wowe uri indaya yanjye Yesu we yarakubwiye ati uri indaya yanjye nimvuga ngo nagashya nari inkozi abarokore benshi batakora hari abanyamwuka benshi Yesu yagendera muri ubwo buryo ntibabyemere kubera icyo kintu nari nemeye rero yahise ambwira ati komera ndi kumwe nawe uri indaya yanjye niwe muntu wenyine wemeye kuryamana na Yesu ntago twaryamanye Yesu saryamana nkuko abagabo baryamana aryamana Yesu ntaga aryamana biriya byanyu ngo muraryamana ngo mugakora biriya mukora oya Yesu afite uburyo atugira abagore be afite uburyo turambagizamo afite uburyo nyina duteretamo bitandukanye nuko mwe mu bitekereza mu mubiri wambaye umupira wanditseho ngo mu rubavu rwa Yesu ubu niho nihishe niho wihishe kuko ibiri kumbaho hihishe mu rubavu rwa Yesu kuri aya mashene yanyu harimo niyawe rukundo y'impaya nyine hari ahantu mba numva ngomba kwambara uyu mupira nihishe mu maraso ya Yesu kuko Yesu ndi mu mababa ye ntabaye mpari ibyambaho mwese abankunda byabarira reka ndikumva nakakubaje byinshi kuri icyo kibazo cy'uburaya ariko reka tubanze noneho twinjire kuri iki kintu twiganirire ku kibazo cy'umwana w'umukobwa ubushize nakubajijeho
uretse gato tubanze dusobanurira abantu iby'uburaya kuko ubisubikiye aha waba wongeye ubanteje kandi uburyo bamereye nabi birahagije ndagira ngo mbwire abankurikirana kuba ndi indaya ya Yesu bankurira umwami wanjye mu mabi yabo uko babitekereza nuko babyumva siko biri impamvu ngiye gukora ibi nabashumba abanyamakuru bari kwirukankaho bababaza ese uyu murokore uri kuvuga ngo ni indaya ya Yesu murabivuga hiki ubundi sinakabisobanuye ubu ngubu ariko kubera ko nkunda abashumba abapotre abarimu bano bantu baba barahamagariwe kwita ku intama mbega mbikoze kubera ko mbakunda kube impamvu mbikoze bashobora kubabaza kuri kino kibazo ugasanga barimennye cyangwa barisandaje kandi batazi ko bisandaje ibirongeye kubikora kubera ko nkunda abashumba abanyamakuru bakwiragiye mu bashumba bababaza bamwe bakicecekera ati ibyo ntacyo twabivugaho yego abandi nyine bagatangira bagatera comment kandi ngi ijambo ryose mvuze riba ari impishu ariko rifite nabo rigiye guhishura ubundi ni ikosa rikomeye kuba uri umushumba bakakuzanira intama bayikwereka amakosa yayo ukayishwanyaguriza imbere y'izindi ntama utarabanza kuyihererana ngo uyibaze ibyo bintu yakoze ibyo ari byo ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo umukristo cyangwa mwene so nakosa umuhamagare umugira inama nibyanga uhamagara abandi bagabo babiri nibyanga ubona umuteza itorero ariko ukajya kubona ukabona ngo umuntu n'umushumba yoboye itorero bamuzaniye aka video kari kuzenguruka ngo ibi bintu urabivuga hiki nukuri akahita bumbura umuntu akavuga uko abyumva kandi ngo ni umushumba uyoboye iki intama wakagombye guhamagara uwo muntu ukamubaza impamvu yamuteye kuvuga ibyo ukamubaza igitumya bivuga noneho yakunanira ukazabona ukazamuzana ku isi hose rero igituma ngiye gusobanura buno uburyo nabaye indaya ya Yesu bashumba mu nyumve bakristo mu nyumve suko Yesu ibyo muri kuvuga ngo ndi kumukoza isoni nge sinaje gukoza isoni Yesu kuko uyu mugabo ntakorwa n'isoni Yesu abantu nibo bakorwa n'isoni ariko umwami wanjye ntajya akorwa n'iki n'isoni nembeye kwambara uwo mwambaro w'urubwa kugira ngo Yesu agire icyo ageraho binyuze ku ntumwa cyangwa se gutwita okay kugira ngo rombi indaya ya Yesu byanyuze mu buryo butatu muri ngewe harimo ubuhanuzi ushobora kuza nkagufasha binyuze muri ubwo buhanuzi nabayeho rero nigisha abagore ukuntu bashobora kuba indaya z'abagabo babo kuko indaya ziri mu moko atatu hari indaya ya Yesu ari we ngewe wabyemeye ariko hari n'izindi ndaya narazibonye zitapfa no kubivuga ariko Yesu akoresha muri iyo mission hari indaya y'umugabo hari n'indaya y'abagabo rero mu nyumve neza Yesu mwaramufashe mu mushyira muri izi ndaya z'abagabo kandi muri izi ndaya z'abagabo Yesu ajya gushakamo intama yazimiye iyo agiye gushaka intama yazimiye ashobora gutuma umushumba agashyiraho umuvugabutumwa akigisha indaya igakizwa hari nabo rero atohereza mu rusengero akaduha mission yaho indaya zitegera rero muri ubwo buryo bwa mbere bitewe n'ibintu nagendaga nigisha abagore kumenya kuba indaya z'abagabo babo igihe kimwe hari umugore nigishije kuba indaya y'umugabo we umugabo we ava mu busambanyi arabureka burundu icyo gihe rero niho nakiriye kuba indaya yande ya Yesu ahandi ha kabiri nakiriye kuba indaya ya Yesu ni ku mbuga nkoranyambaga mikoro uri kuzikomanya ni ku mbuga nkoranyambaga umuntu yarahagurutse ava hanze mu bihugu byo hanze akunda gukurikirana shene imwe ntari narigeze njyaho ndatekereza nayigiyeho uyu munsi nari ntegereje nyirayo ko ampamagara aramamagara atega indege aje gutura mama chance mu byaha by'ubusambanyi azanye amafaranga menshi cyane uwo mugabo akimara kuza ibyo twaganiriye nge nawe byahise bituma muri ngewe numva ijwi rimbwiye ngo wowe iki kintu ukoze ngiye kuguha mission ngiye kuguha misiyo iyo misiyo rero nahise noherezwa mu ndaya zijya gutega mu buryo bw'ikoranabuhanga hari indaya ziza kwipostinga hano ziza kwishyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babahamagare babahe amayero amadolari uwo mugabo rero atesha agaciro ayo mafaranga nge mbizi neza ko ikiganiro tuzagirana harimo power yo gutesha agaciro biriya masiri we yashaka ko muryamana uwo mugabo yego kandi bajya babikorera abakozi b'Imana nahise mpabwa misiyo yo kwambara nk'indaya
gukora ibikorwa nyine kwitwara nk'indaya nkajya aho zitegera ahantu hambere nagiye ni hari yiremera ku Gisimenti. Wigeze kujya ku Gisimenti wambaye nk'indaya? Nambaye nk'indaya ameze nk'indaya. Ngezeyo nari ndi kuri misiyo 3. Nari ndi kuri misiyo yo gutesha agaciro amafaranga ahabwa indaya. Nari ndi kuri misiyo yo gushaka indaya ifite urukundo igomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kubwo mu buryo nateshejemo ngewe iki agaciro amafaranga. Nari ndi kuri misiyo y'abapasiteri bajya gutega indaya bambaye ingofero bambaye rinete kugira ngo batabamenya. Mission yanjye rero yagezweho kubwo kwiyoberanya. Nambaye wigi gante nambara ubusa ndi umurokore. Mission yanjye rero yahise igerwaho mpagaze aho ku muhanda. Umuntu wa mbere waje kumponga rukuri kuderanje rukumbanga mureka konderanje uretse yego indaya umugabo wa mbere waje yamponze 300 ngo turabonana isaha imwe yonyine. Ndamubwira nti singiye uguze ahubwo urashaka kugura Kristo uri muri ngewe. Genda ujye kubwira bariya indaya ari hepfo yanjye arayikunda. Amaze kuyikunda arayibwira ngo arayiha 10,000. Indaya ntereta yarumvaga. Indaya iramubwira ati wapi turiya kuri kuma amafaranga menshi ngewe umfobereje iki nta numwe wari wigeze umenya uwo ndiwe. Umugabo arayibwira turiya nabonye arenze. Bishatse kuvuga ngo kurenga kwanjye suko narushaga iyo ndaya ubwiza ahubwo ikiri muri nge nicyo yaguraga. Ako yarebaga isura oya uri muri nge niwe Satani yaraje kugura nyuza ariko ngewe kwanga ibyo 300 nari ndi kuri mission yo gutesha agaciro amafaranga bahombwa abakobwa bacu bagura ari amatunda yabo. Okay nawe wemera ko reka kuderanje tukiri aho ngaho rero. Ubwo muri uwo mwanya indaya yahise inyegera ngewe nayihagaze uruhande nzi neza ko iyo ndaya igomba gukizwa. Ariko ni indaya yicuruza nayo mu buryo bwo kwiyoberanya. Iyo ndaya ndangije ndayibwira nti rero ni wowe naje gushaka. Ubonye ari amafaranga nanze nukubera Kristo uri muri nge. Shaka ko uyu Kristo nawe umwakira. Ukabanza ugaca ku gipimo cyo kwanga amafaranga y'abagabo. Numara kwanga amafaranga y'abagabo Yesu azaguha umugabo. Izo affection z'abagabo n'icyubahiro ugomba guha abagabo wikinyanyagiza mu bagabo. Ahubwo gikeneye guhabwa umugabo umwe. Indaya yarakijijwe iyireba barokore bari kuntuka. Irarira ubu mu ndazi iri kunsengera. Niyirimo ngo mama shasi Imana igutabara. Okay indi ndaya gatatu ariyo yankuye hara ku Gisimenti. Ni umupasiteri waje aza yambaye ingofero na rinete arangije akinkubita amaso ahita amamagara nanjye ngenda nigize isire nyine nigize nk'indaya ndamwegera maze kumwegera nyine nakoraga nk'ibintu nk'iby'indaya. Arambwira ngo nyine ambwira ibyo agomba kumbwira. We atanga sheke asinyira sheke yasinyiye sheke y'350 yabanje kumpa 100 nti ntayo nakwemera. Ndamubwira arambwira ngo arampa 200 ntiwoya nayo sinemera. Tugeze ku 350 ndamubwira nti ngewe ariko ntabwo nkomeza guciririkanya nawe reka ninjire mu modoka. Na impamvu nayo ninjire mu modoka niki nagira umubwire uwo ndiwe nawe mubwire ko namumenye. Ninjiye mu modoka arambwira ngo twagenda ntiburetse gato. Ni pastor nawe uri indaya arikanga aratitira atitenda mubwira nti ngiye kukuyereka uwo ndiwe. Arangije maze gukuramo wigi maze gukuramo ibyo byose ahita ambwira ati mama sha mbabarira ibi bintu ntuzabivuge uramutse ubivuze mwitorero nahita nciro. Ndamubwira nti nanagufashe video nibi bintu ntago nabyihererana. Arambwira ngo mbwira ikintu cyose ushaka ibintu ntubivuge. Ndamubwira nti umuhamagaro nahamagawe so kujya kugutanga ahubwo nagira nkubwire ko ibintu ukora Yesu agize gute abihaze. Ushobora kwemera ugasohoka mu rusengero ukajya kuba indaya umugabo cyangwa se mu kimwe ukaguma mu rusengero ugakizwa. Ati mpereye ibintu bimbayeho ati ngiye gukizwa. Mission yanjye yari igize gute yari igezweho. Kandi iyo mission nari ndiho nta murokore numwe washoboraga kumenya kuko ukuntu nabaga ameze n'ukuntu nabagaze byagaragaza ko niyo twahurura umurokore utamenya kuko ngiye mu itorero ryanjye no mu buzima bwa buri munsi nifite imico yanjye n'imyitwarire yanjye y'ukuntu meze. Ubwo rero uwo mugabo nkimara kurangiza iyo mission nibwo ijwi ryavugiye muri nge ngo rata mwana wanjye wo uri indaya yanjye. Impamvu iryo jwi ryambwiye gutya nari maze kubwira umutima wanjye kubwamwe kukoreramo ati nizere ko uyu murimo ngurangije utazongera Yesu kunkoresha uyu murimo wo kumbwira ngo niyoberanye
nambare nk'indaya nitware nk'indaya hari umusaruro ushaka kunkoresha n'ibi bintu ndabyanze. Yesu ahita ambwira ngo rata wowe uri indaya yanjye. Iryo jwi rero nkimara kuryumva nahise numva ntangiye kubifiringa, numva n'ikindi gihe numva n'ikindi gihe naramuka ntumye gukora icyo kintu nzagikora. Rero kubisiri kuntera amabuye ngo indaya Yesu ngo umukojeje isoni, yo ngiye nkoze isoni umwami wanjye uko bamutekereza sikari. Yesu bamutekereza mu bitambaro no mu bijipo birebire no mu guhagarara ku ruhimbi bakavuga Imana, ariko Yesu ntahataba. Yesu mu ndazi ifite urukundo zisambana zikagaburira abashonje ariyo, ariko Yesu mu badiyakoni batura mu rusengero ngo bababone n'abakirisitu ntibagaburira abashonje, abo Yesu ntabarimo. Yesu bamushakira mu bapfuye, kandi Yesu yarazutse, yazukiye izo ndaya kugira ngo zigire gute zibeho. Ni mu mukure ahantu ari mu mutekereza muri izo nzangano zanyu musebanya, ahubwo Yesu bamushakire mu rukundo, ahantu asanze isano y'urukundo rwe, ahantu asanze urukundo niyo yaba ari kuri ya ndaya yayindi itarigeze imumenya, aho arahakwama. Yahakwama indaya yohereza mu rusengero bakabwiriza igakizwa, yahakwama akoresha mama chance tihute ugende kwiseta umere gutya, niba bari gukwegere ubona ubabona ukagenda wambaye nk'agasreyi, umugabo yazuka mukoraho ukakora. Oya aho ngaho urarengereye. Stop. Ntabwo ariko inda ibi biganza byanjye uretse birejejwe. Iyo mission ni mission yo kugira ngo unyegere. Numara kunyegera hagati yanjye nawe hagomba kuba distance kuko ndejejwe. Ntabwo umubiri wanjye wawukoraho n'uwawe sinawukoraho. Reka nkubwire rero, abagabo bagiye kugura indaya, iyo bagiye kugura indaya aho ziba ziparitse ara mu gisimenti, arabanza akaza akagukoraho akakuzongoza ngo akareba amabuno n'ibiki n'ibiki. Ibyo ni wowe umva ukuntu bimeze bitewe na mission narindi. Yego n'uwatinyukaga kuvuga ibyo bintu nakubwiye abagabo babiri yarandebaga, ariko kuvuga ngo arankoraho wabonaga nyine afite kuntinya, kuko kuri njyewe uri muri njye. Yego ntiyabashaga kumumenya, ariko niwe yabagaje gutereta. Yego ndagira rero mbwire indaya, ndahera ku muntu wa mbere w'indaya. Ubwo buraya winjiramo bitangira baguha amafaranga menshi, ariko uko ugenda utanga ku gatunda kawe niko bagenda bagupfobya. Impamvu batangira baguha menshi, hari icy'agaciro kiba kiri muri wowe. Uko ugenda ugitakaza niko n'ubuzima bwawe bugenda butakara. Kabiri, mwabakozi b'Imana mwe mugaragara ko mukorera Imana, musambana bakabwira ko bari buha amafaranga menshi, mugatanga amafoto yanyu ngo barabohereza amadolari n'amayero. Ntago ari ubwo busa bwanyu baba bari kugura, ahubwo baba bari kugura ikiri muri mwe. Turabazi barebagamo, banyeganyezaga isi mu mbaraga z'amasengesho, basomaga ijambo abadayimoni bakiruka, ariko ibyo bari bafite byatwawe mu mpongano babashuka ngo imibiri yabo niyo bari kureba, kandi ahubwo baje kugura ikiri muri bo. Rero nubwo buryo nabayemo indaya ya Yesu, kandi Yesu wanjye turabifiringana, nta kibazo dufitanye. Kuba isi yose yantera amabuye ngo navuze ngo ndi indaya ya Yesu, sigaranye Kristo, nta kintu bintwaye. Ahubwo impamvu bari kuntera amabuye nuko bataramenya ukuri. Ubu ndi mu ntambara y'ukuri n'ikinyoma. Hanyuma rero ndibaza, uyu mubyeyi bamwita Apotre Rutayisire, yagize gutya arakunenga cyane, mbese wanamusekeje. Buriya turamugaya kuko yaba yakuvuze nabi cyangwa yabarwanyije ko wavuze kuri indaya ya Yesu. Apotre Rutayisire twaraganiriye, ambaza kuri ibyo bintu, ndabimusobanurira aranabyumva, kuko uriya arimo umwuka w'Imana, uriya n'umukozi w'Imana. Yego amaze kubyumva rero ndatekereza atajya kuri kamera twaraganiriye ngo asenye, kandi anabikoze ubwo Imana yaba yabyemeye ko icyo gipimo nkinyuraho, kuko byose igibyemera. Yego ariko Apotre twaraganiriye mubwira ibyo bintu. Yego arabyumva kuko ni ibintu biri rusange, nta birenze, ntago aragashya. Ntago natakaje indangagaciro za Gikristo, ndi umukristo ndajya mu ijuru, ndi umugeni wa Kristo. Ahubwo igituma isi ntera amabuye nuko Kristo nanjye yankoresheje ibyo abo ngabo batakora. Witeraga makeup ukagenda cyane rwose, ukuzi indaya zambara, ukuzi zitwara nkaba ariko nanjye nitwara.
bajya bakunda kuvuga ko ngo indaya ngo bari beza cyane. Ubuse nyine ukigenda wumvaga udafite isoni uvuga ngo abantu baraza kuvuga ngo ndi mubi ngo ntabwo nsa nkabo, ntabwo waba ufite ubwoba cyangwa usanzwe wizeye ko uri mwiza? Njyewe ndi umugore mwiza, yego, ndi umugore mwiza. Kuvuga ngo natinya kwambara nk'indaya ngo njye gukora mishoni, Yesu wantumye nuko azi uwo ndiwe, nuko azi uko yandemye, yego. None se uko nguko haje uwo mugabo utanga ayo ngayo yayatanze kubera ko abona ko ntacyo ari kugura? Oya, yarabonaga ko icyo ushaka kugura kirimo. Erega buriya reka mbanze nkubwire, abagabo buriya murishuka cyane, yego. Ubundi abagabo barimo abagabo batatu n'abagore bakabamo abagore batatu. Hari umugore ugaragarira ya maso abona, hari n'umugore ugaragarira amaso areba, yego. Rero ibi by'amaso areba akenshi bitubera nk'ibishashagirana, ariko burya ibishashagirana byose ntago ari zahabu. Yesu rero ntago yambwira ngo iyambike nk'indaya, genda ujya aho indaya zitegera, kuko azi yuko nta by'agaciro abagabo bagura. Ariko ntago byashoboka, kuko njyewe ntago ndi indaya y'abagabo, nta nubwo ndi indaya y'umugabo umwe, ahubwo ndi indaya ya Kristo. Yego, urakoze. Ibyo ngibyo ndabisobanukiwe. Icyo ngicyo cyo kwarabuze ngo ni indaya Yesu, ni byiza cyane. N'abadukurikirana nabo barabyumvisha, barabisobanukiwe kandi ni mu buryo bwiza cyane. Reka twinjire kuri iki ngiki rero. Tugiye kwibaza kuri uyu mwana w'umukobwa ubwo twakoranaga ikiganiro, uwo bita Jackie. Namukubajijeho uramugaruye cyane, warabanteje nyine n'aba bapfumu bahagurutse ngo turica Jackie ngo dukoze isoni mama Chance, barababeshye. Kristo uri muri nge ntajya akorwa n'isoni, yego. Jackie yabaho, izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Jackie yapfa, izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Ko yashobora gupfa? None se mwisi ni turi abashyitsi n'abimukira? None si isi ndababwiye ko tuzayitura hakamara. Hari abazapfa bakenyutse, hari abazapfa bashojeje mission yabo. Nta birenze kuba umuntu yapfa nanjye twava kuri kamera nkagenda nkipfira. Oya, Jackie ntabwo ashobora gupfa rwose, kuko watwemereye ko ku itariki 29 azaba yarakize. Ibyo bintu byibuke. None se kuba narabyemeye, yego. Waranabihanuye? Narabihanuye. Umva rero noneho mpanure neza tubyumve neza. Mikoro tari kuzikomanya. Jackie ku itariki 29 Jackie agomba kuba ari muzima. Basubiriremo. Jackie ku itariki 29 Jackie agomba kuba ari muzima. Yego. Nimushake muzajye kumushaka, ariko ari hehe? Ari mu Rwanda. Yego. Ariko uyu Jackie niba mwambutsa mu gihugu cy'u Rwanda bakamujyana Tanzania, Jackie bazamugarura yapfuye. Harabateganya kumujyana Tanzania ngo barwanya nyine mama Chance, ariko ntago muzabigeraho. Ariko naramuka byemeye bakamwambutsa umupaka w'u Rwanda bakamujyana Tanzania, ngo hari abavuzi barenze, Jackie bazamubagarura yagize ate? Yapfuye. Ariko Jackie naguma mu Rwanda, mikoro uri kuzikomanya cyane, yego, naguma mu Rwanda, yego, akemera ibi bintu bibiri, yego, yego. Icya mbere n'ugukizwa, icya kabiri sindi bukivuge. Ku itariki 29 Jackie muramubona ari muzima, naguma mu Rwanda agakora ibi bintu bibiri. Icya mbere n'ugukizwa. Iyo mikoro mu karasa mwirambikaho, iyo ngiye gutyo, iyo ngayo igumana, yego. Icya mbere n'ugukizwa, icya kabiri ntabwo ngitangaje, yego, kuri 29. Jackie nahindura ibyo bintu bibiri, icya mbere no gukizwa, icya kabiri ntabwo gitangaje, yego. Tugiye kwibaza rero tuti, ejo bundi ngo bita Mugwiza amaze iminsi ngo ari mu rubanza rwa Jackie, ngo yagiye mu rubanza ubwo yari mu nzozi, urumva afite imyuka ngo avugana nayo, nkuko nawe afite imyuka wenda uvugana nayo, uvugana n'umwuka wera, uvugana n'umwuka. Rero we ubwo yararimo arabariza Jackie, yaramajije baramubwira ati rero ngo uyu ubwo Umugwiza ngo yisanze ngo yajyanywe iwabo ku ivuko, afite ngo bari kumurwanya, ngo ari kuvuga ko ngo uri mu bantu bari kumurwanya bashaka kumusubiza ku ivuko, ngo umuntu ikiri gushaka Jackie ngo na Mugwiza kiri kumushaka, ngo umuntu ngo waroze Jackie akunda kuvuga ko ari we ngo waroze Jackie, ngo wowe ngo uri gushaka ngo na Mugwiza uri kumushaka hiki, ko yavuze kuri kumushaka. Uzi n'ikindi
aka kanya kweri mu rugamba nibereyemo rw'ukuri n'ikinyoma yego mu bantu udashobora kongera kumbazaho n'uwo mugwiza kubera iki ndumva nta tayimu mufitiye oya kubera iki kuki utamugira tayimu yo kumuvugaho nta gihe mufitiye kubera iki mbabarira ntiwongere kumbaza kuri uwo mugwiza kubera iki utamuvuga yewe ikirere ndi gukorera yego umwanya mpagazemo mu ntambara nibereyemo z'ikinyoma n'ukuri kuramo uwo mugore kuki uri gutinya mugwiza nuko mugwiza yewe ntinya mugwiza nuko avuze ngo agiye gutanga ikirogora Jackie ikirogora Jackie azamukura yaravuze ngo mfite ikirogora ndagitanga kwa Jackie muze mu gifata noneho mbabwiye ahantu Jackie yamukura kubera iki ntibishoboka azamubona ntibibaho cyo koze uzigiye azabona Jackie umunsi nzaba ngiye musezereye mvuze ngo Jackie ndagusezereye mu buzima bw'itariki 29 kandi nkuko nabivuze kuri kamera n'ubundi izongera mugwiza nta hantu yakura Jackie nta naho bahurira cyo koza hazabonera Jackie yamaze kuva mu biganza yego ya Kristo umwami w'abami yego ari we uzi igihe agiye gukiriza Jackie kandi buriya kubatangariza itariki 29 kari agasuzuguro ndi gusuzugura yego imbaraga satanike zo kuroga yego ntabwo Yesu yigeze antuma ngo nze guhanura itariki Jackie azakirira kariya ni agasuzuguro nasuzuguraga imbaraga za kirozi yego ni agasuzuguro wa power yanjye nk'umuhanuzi w'Imana yego njyewe rero bigiye gutuma nibaza sinzi nimba ujya wemera ko abantu bagukinira amajwi ariko reka twihangane kano kantu tugakine n'ubwa mbere bibaye mu kiganiro ariko reka tubikore ari akantu hano nagize gutya ndumva nakumvishe nimugoroba kanywakine ikindi nakubwira ko kahise kavamo kandi imyuka gakuye wa mugore wa Yesu bavuze ngo yatewe inda na Yesu uziko ejo dusanzeyo noneho tumenye ko yanahara kuko twarimo tuvugana na Jackie mu kanya tumubaza se kumwe nana atari batubwira ko ari kumwe na wa mugore nyine twasize ejo uwo mugore rero ejo arahadusanze tugiye gusezera agiye kuduherekeza turahamusiga none yanaharaye n'ubundi urumva rero sinzi uwo muntu uburyo wamumuvanaho pe kuko numva ari patanarugi niba umuntu yaje akaharara akaba yanahiriwe tuvuganye mu kanya Jackie atubwira ko ahari uwo muntu sinzi ntabwo byoroshye wabyumvise okay tukiraho yego ngewe n'agaciro k'amavuta yanjye Jackie haryamye arabizi ntabwo ushobora kurara kwa Jackie kabiri uretse no kuharara nta n'amazi nahanywa gatatu nta n'ikintu naharira icyo ndakivuze rero impamvu bavuze ngo narayeyo ni uko satana azi ko ibyo bintu ntabikora yego abantu bagomba kurara kwa Jackie ni inshuti ze ni umukozi akoresha ariko nge mu gaciro k'amavuta yanjye ngira aho ndara kandi aho hantu ndara yego haba ari aho ndara nyine yego rero ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kumvugaho ibyo ashaka ikindi gikurikiyeho Jackie ararwaye ararembye muri uko kuremba kwe akeneye gukira mu gihe yumva ko yakenera izindi mbaraga zamufasha yego ngewe nta kibazo ariko mu gihe akeneye ko mama shase ngewe mufasha nk'umukozi w'Imana agomba kubanza akarekura ibindi byiringiro by'imiti yego ibindi byiringiro by'abandi bantu bamutaho akiringira Kristo uri muri njye uwo Kristo uri muri njye yego hari ibintu bibiri amusaba gukizwa n'iki kintu cya kabiri ibi bintu rero Jackie namara kubyuzuza ngende tayari gusengera Jackie akagira ate agakira ibi bintu natabyuzuza ngewe Jackie ntago byavamo rero abo bavuga ngo twahuriyeyo uri kumva niwo bita buryohe niwe wari uri kubibwira mugwiza n'amajwi yohereje mugwiza ati mushake ngo uburyo uriya mudamu mwamumukuraho nibabikore barabishoboye rwose
mu bushobozi bwabo barabishoboye kuba bamunkuraho yego ariko mu gihe nkimufite ndi kumufasha uburyo ashobora gutandukana n'izi mbaraga za kirozi n'ibyaha byatumye bamubasha n'intege nke ziwe zatumye bamubasha aho ntibashobora kumubona ariko umunsi we yahisemo ko bajya kumufasha nzamusezerera rwose njye nta kibazo mfite kandi bakakanya Jackie aracyari mu mahitamo ntibongere kumbeshyera yego ntabwo ngo basanzeyo ngo narayeyo namusura nkuko nasura abandi bose kuko amabwiriza y'urukundo muri njyewe ntarobanura umuntu wese numva ko ngomba gusura namusura ariko akazi kanjye ko kwambura satani abantu yigaruriye ngira uburyo ngakoramo hanyuma se uyu buryohe we mupfiki ko numva nari kukurwanya buryohe nta kintu upfa na buryohe nta kintu upfa nawe none ko ari kumvikanisha ko wahava ngo ari byo byaba byiza so tugiye noneho ni gahunda zabo ariko nta kintu ngewe mpfa nabo ese mama sha wemera ko uburozi bubaho n'ubu nanjye bari kundoga bari kukuroga cyane ubu n'ubu twicaye kuri kamera bari kunyohereza amahembe bari kohereza ibitega uriya mugore tumwice urumva ko bari kundoga ushaka kukwica yego ariko sindi bupfe bishatse kuvuga iki abarozi babaho bakorera mu buryo butandukanye hari abakorera mu bwami satanike babyiyemeje muri kutuderanje hari n'abakorera mu bwami bw'Imana biyoberanyiriza muri ubwo bwami hari abarozi barogesha akanwa nko gusebanya gutarangana kuba wavuga umuntu nabi wowe utakwivuga nabi abo ni abarozi abo nibo Bibiliya yavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora rero no mu bwami bw'Imana hari abantu batwinjiranye baza biyitira izina ry'Imana ariko abo ntibinjiriye mu marembo baraseseye abo barozi barahari twe tubona mu shusho y'ubumana kandi ari abarozi ikintu kibaranga ni iki barangwa n'ubugome satanike bwo gusebanya munari mu Jesus akamusenya akamusebya akamutaranga uwo muntu rero aba ari mu mwuka wa kirozi aba yabaye umurozi hari n'abandi baroga bakoresheje iyo myuka ibitega amahembe abatega mu nzira bakabitongeraho amagambo yo kwizera imbaraga satanike uburozi rero bugiye butandukanye ariko nkanjye mama Shazi ibyo byose ntacyo biba bivuze kuri njye ndaza kwibaza rero ubundi kuki wahisemo kuvura Jackie ubundi we na Jackie muhuriye kuki ntabwo njyewe nahisemo kuvura Jackie kuko sindi umuvuzi urumva nkuko mu bitekerezo cyangwa bivuga ahubwo Jackie twahuriye kwa Rukundo Empire mu kibaya cya Rukundo kuko narahamwumvaga yari yaje hari ukuri yari yaje kuvuga njyewe uko kuri ntago nari nakuvuze nuko Imana arambwira ngo genda wumve ibyo watinye kuvuga wari marabivuga uretse ko yabivugaga ari no gutukana akimara kuvuga uko kuri niho ibyo bamukoreye byahise bimugiraho ububasha Jack arasinzira asinzirira mu burwayi yego ubwo rero nahise numva ko iyo nzira karengane najya kuyisura ngiye kumusura namubwiye yuko niyemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza pana Kristo wa Pilate akarekura izindi mbaraga bari kumubwira se cyangwa bamujyanamo zo kumuvuza Yesu yiteguye kumukiza mu gihe gito ariko akiri muri izo mbaraga njyaho sinajyamo ko nge sinkurana n'abapfumu nta naho twahurira nge sindi umunyamasengesho wasenga wagiye no mu bapfumu cyokoza nasenga wagiye kwa muganga aho naho mba ndi gushyigikira abaganga ba kizungu ariko amavuta yanjye ugomba kuza nabyemeye kugusengera n'abaganga ba kizungu bananiwe yego rero Jackie mutegereje mu gihe ibyo byose bari kumujyanamo bizaba byananiranye Jackie ndamukunda kandi icyo nifuza nuko aba muzima bavuga ko akondisiyo ke ntago ari mu kavuyo kuko twebwe abari muri urugendo rya mwijuru tugira umurongo ngenderwaho ntago ari ibintu by'akavuyo no bavuga ko ngo Jackie niwe wamufashe ngo umutuma kwa Rukundo nako umutuma kuri Rukundo ngo Rukundo ngo amujyane kwa Mugwiza yego ko mwami w'abantu umva nta mwanya mfite wo gutinda mu binyoma twikomereze ibyo bintu byose yewe se Mugwiza
ese iyo basi mu mboni zawe uri mu bemera ko Jackie yarogewe kwa Mugwiza kuko ne muntu baheruka gukorana ikiganiro cyanyu ikosa ntajya nkora yego ntago njya mbwira umuntu ngo warozwe n'uyu kuko iyo ubwiye umuntu ngo yarozwe n'uyu ubu bagonganishije kandi uriya murozi uri kuroga nawe si wagize amahirwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza yakizwa ahubwo ngiye mission yanjye ni ukumenya ko warozwe nkamenya uburyo warozwemo n'uburyo nshobora kugufashamo ariko ibintu byo kujya kubwira ngo warozwe n'uyu ibyo biragufasha ikiza biragukiza biragukuramo ayo marozi ibyo biba mu bapfumu bakorera satani bavura abantu bari no kubateranya n'abantu ibyo ntabwo njya mbikora nta nubwo iryo kosa narikora ibyo ni ibigambo satanike byo kwangiza no gusebanya kandi ngiye ibyo mbihagaze hejuru ndi kubikandagira nta mwanya mfite hari ikibazo mpita nibaza rero hari mu byo bagiye bavuga mu biri kuvugwa hano hanze ngo hari umugabo Jackie ngo yibye ngo nimba yaramutwaye ngo $1,000 ngo ariko uwo mugabo ngo akaba ari umugabo ngo wigeze gukundana nawe we Mama Chance noneho ngo Jackie ngo icyo $1,000 ngo akaba yarazize icyo $1,000 ngo ariko nanone ngo akaba uwo impamvu ngo wowe uri kuri Jackie ngo nuko ngo amafaranga ayo mafaranga batwaye ngo ari y'umu ex wawe ngo Jackie bakarwa ngo nabona icyo $1,000 ngo nibwo azakira nibyo bari kuvuga sinzi nimba arabyumvishe uwo bita Bosco Impa yabivuze n'uwo bita Mugwiza bivuga bati nyine mu makuru mfite kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo mubone izo views YouTube bahembe yego murabanza mugasinya aya makarita yitwa ikinyoma muyafite mutabizi ikarita yitwa ubusambanyi n'ikarita yitwa ubwicanyi ubusambanyi se buza mu kubona views gute buretse abenshi rero ayo makarita twara atatu genda yansoma ikindi gihe ntago naje kuvuga kuri ayo makarita kuko biri mu butumwa mfite narabutangaje kandi mubije gutangaza yego aha kuri YouTube yego ikinyoma ikarita y'ikinyoma aba YouTubers abitwa barokore abitwa batari abarokore abaje ngo baje gushaka views bitira izina ry'Imana abaje kwishakira utuzi mwese iki kigirwa mana kikarita satanike mu bihembo bya YouTube gifite izindi mbaraga kuba rero umuntu yanicaraho akankorera inkuru akampimbira ko akamanuka kazamuka ntabwo ibyo nabitindaho kuko mbifitiye amakuru yego na za editing zirakorwa bagafata ibintu bakabihuza ariko njyewe ndakomeje sincitse intege kuba bamvugaho ibintu ntabwo ariko bivuze ko biri bite bijyaho kuba bampimbira ntibivuze ko bita bigenda uwo ndiwe n'uwo simpirase Kristo uri muri njye akomeje umurimo ibyo ni ibinyoma yego nuko ngo ayo makuru y'uwo mugabo ngo wibwe ngo $1,000 cyangwa se waburi $1,000 kwa Jackie ni ibinyoma barabeshya ibyo ni ibinyoma yego hari umugabo wenda mwaba mwarigeze kugiranaho isano akaba aziranye na Jackie ibyo ntabyo Jackie se duhurira Jackie mu bigendanye n'ubuzima busanzwe bwiwe bwite nta hantu duhurira Jackie twahujwe nuko mukunda kabiri duhura kubwo kuba akeneye gukira ariko uburyo akeneyemo gukira ntago buhura na Kristo uri muri ngengo amukize aho niho duhurira na Jackie nayo ibyo ngo by'abagabo b'amafaranga ibiki n'ibiki aho nta hantu nahurira na Jackie kuko umurimo Jackie yakoze muzi uwo yari we mwari muzi atandukanye n'uwo ndiwe yego ariko nemeye kwitwa inda ya Kristo kugira ngo abariho icyo gisebo cy'uburaya abari muri ubwo buraya bakizwe yego nemeye kwambara uwo mwambaro bwa Kristo uri muri nge yego kugira ngo indaya zigire gute zikizwe nibwo buryo niswe indaya ya Yesu rero bifata amateka ya Jackie ngo baze bayahuze nanjye ntaho bihurira ariko uwo Jackie birashoboka cyane hari n'ibyiringiro ko amateka yuko bamuzi yatandukana n'andi agiye kuza yego kuko nta muntu n'umwe ugihumeka umwuka w'abazima yego Yesu abatiteguye kuba yakwakira kuko aracyarambuye yego hanyuma rero ngo uwo bita Mugwiza avuga ko ngo uramushika ngo waraye umushika ngo neza ngo wigeze kumushika ujya ushikana ndiyo
iyo ndi gusenga imbaraga z'amasengesho yanjye ziragenda zikagera ahantu zigomba kugera yego zigakora icyo zigomba gukora niba mubwiza ari uko yazise ubwo nuko wabibona ariko njye imbaraga z'amasengesho iyo nafashe umwanya nkasenga ayo masengesho bitewe n'ayo masasu aho ni kuyohereza aragenda agakora icyo agomba gukora akagenda agashika umuntu ibyo ni wowe ubyivugiye na mugwiza wawe njye ntabyo ntago ari uwanjye nanjye nimo ndavuga nkurikije ibyo yavuze ibyo ni wowe ubyivugiye nk'umunyamakuru na mugwiza wabivuze tuba tugira ngo tubishyireho umucyo mwibaza rero uburyo wasengeye Jackie hagashikwa Mugwiza inde wabaga uri gusengera Jackie Mugwiza akareba bishika wambabariye okay sorry reka tunabiveho ndumva hano kuri kamera nta mpamvu yo kunyinjirira yego ko ngewe uburyo nsengamo niyo Jackie yabizana niyo Mugwiza yabizana n'abandi babizana n'uburenganzira bwabo ariko babara wikwinjira mu isenga ryanjye yego reka nayo kubyinjiramo twibarize noneho twigarukire kuri ya tariki 29 z'uku kwezi babigarutseho hari ijambo wavuze uti ngo nta munyamakuru uzongera kubona Jackie mu gihe Jackie akiri mu mahirwe yo kwakira Kristo ngo amutabare nta munyamakuru uzongera kumubona yego ariko namara kurekura uyu Kristo ndi kumusunikira kugira ngo amutabare uzagende mu mukamere ariko mu gihe yego iri kumwereka Kristo wamutabara nta munyamakuru wamutunga kamera ndakurahiye kubera ibyamutegetse ngo nta nubwo yemerewe gufotorwa reka ngaho mva ko mugira ububasha ngaho nimugende mu mukamere mwese ubu ngubu urumva muri power y'amavuta yanjye nta watunga Jackie kamera oya nyimutunze se kamera njye abiki ntago byakunda ahubwo wenda we shobora kutabyemera nyine ntago yabyemera erega Kristo uri muri ngewe afite uburyo ari gutoza Jackie umurongo agomba kugenderamo mu gihe gito Jackie muri bumubone mwibaza rero ibi bintu byatumye uwo bita buri kantu na buri nguni bababara ni abavandimwe biwe ni inshuti ziwe ngo barahageze bakihagera uramusengera urangije kumusengera ugati ntagire umuntu n'umwe wongera kuvugisha abo bose ngo bahita basubira ni ibintu byababaje cyane bavuga bati ngo Jackie bari abantu bari kumwe agomba kumurekura ibyo bintu wigeze ubikora bari abasore warabikora ibyo ni ibyanyu nababwiye byo mwitangazamakuru kantu na buri nguni sina nabazi nabuzi nabonze nabahungu barazwi cyane nekeza ko akagombye ko bazi bazwi bose ngewe ndi mu itegeko ryo kubamenya ariko nabastari byose nyine mu bigendanye n'akazi kanjye nkora ntabonze ubwo igihe nikibyemera nzabamenya nabavandimwe ba hafi ba Jackie none se ngewe ko mpari kugira ngo ntabare Jackie mpari kugira ngo umuryango we n'inshuti ze zose baze muri ubwo butabazi bwa Jackie urwaye ari tayari kugira ngo akire cyangwa ntari tayari kuki watumye batamuvugisha kandi bari baje kumusura ariko si byo ni ibinyoma nakubwiye ko aha kuri YouTube mukunda ibinyoma ni ibinyoma byo kuri YouTube nibyo ngibyo nibarizaga ariko nanone still n'ubundi kuri iyo tariki ya 29 hari icyizere cy'uko azaba yakize ni mu mutegereze tumutegereze kandi rega uretse ko bakiri kumucisha hirya bamucisha hino bamucisha hino kandi ngomba kwigira yaho hose bakabanza bakagerageza urumva kuri tariki 29 ni ukubera ko ari gucishwa aho hose ese ahantu ari gucishwa ni hehe ngaho bamubwira ngo bamujyane mu bapfumu ngaho bamubwira ngo bamujyane kwa muganga kandi kubera ko ababaye sinamurenganya ariko Jackie yego mu murongo ngenderwaho agomba guhagarara eka ni tariki 29 ni nyinshi Yesu gusa ukuntu Yesu akora agira igihe Yesu ntago ari umunyakavuyo Yesu ni umugabo wihagije iyo ashatse ahita gukiza direct yashaka akaguha igihe azagukiriza bitewe n'ibyo ashaka kukwigisha Jackie rero bamureke yibereye mu ishuri rye afite ibyo ari kwiga niyo mpamvu ngewe ashobora kwemera ko bamutunga kamera mu gihe yego ntifite umurimo ndimo ku buzima bwa Jackie habaye nk'ibyo bavuze bati ngo Jackie ngo ibi bintu bishobora kumuviramo urupfu ntago byakugiraho ingaruka nindeze wowe Jackie apfa tukiri kumwe umwuka uri muri njye akaba amaze iki ntago ashobora gupfa akareka cyokoze navuze ahantu agomba gupfira n'ahantu habiri Jackie niba musubiza mu bapfumu azagwayo kandi niba mujyana mu bapfumu akabyemera bakamujyana mu bapfumu bo mu Rwanda ngewe niyo Jackie yabimpisha zabimenya nze mbitangaze nti Jackie wanyu namubahaye aho mwamujyanye aho muzamugarura ari muzima yego kabiri niba mwambutse umupaka aba bari gushaka guterateranya amafaranga ngo bamujyane Tanzania Jackie bazamugarura yapfuye Jackie nta mahirwe afite mu bapfumu kandi ubwe
ibihamya arabyifitiye kuko urugendo agenze rw'uburwayi bw'igihe kirekire ndakeka hose yarahagerageje rero satani ushaka kwica Jackie ngo abe igitambo cy'umwaka amajwi azamushuka bamuhonga bihisha inyuma ngo y'ibyo ngo batanga ngo bagakamera n'ibindi ntazi ibyo ari byo birashoboka ko Jackie bamutwara ariko ngewe niyo Jackie yabimpisha uzabimenya nze musezerere yego rero mu gihe ari kwitoza kuba uwo agomba kubaho ntibamureke kuko abo bashaka kumujyana ntabwo azahakirira ahantu afite amahirwe kuba yajya mu baganga b'ikizungu kuko ibi bintu bamukoreye urumva bishobora kugira ibindi bintu bigenda bibyara mu mubiri kandi ibyo bibyara abaganga bashobora kumufasha ba kizungu bemewe babyize bakorana n'Imana yego apana ibintu byo guhimbahimba ibiti ngo bya kinyarwanda ngo batongereye ngo ngahinda sago n'ibindi satanike niyumva bashaka kujya muri ibyo ngewe ndi tayari kumusezerera nk'umuntu wavuze ngo egera Kristo abanza kugorore neza ubundi aza gukize yego kandi Kristo tumwegera hari uburyo yabanje kudutunganya ubona ariyo mpamvu ituma Jackie kwizera cyane ntabwo ari igihe yizeye ngewe ndi umuntu uri aho ngaho kuri iyi mihanda noneho wanipfiriye utariho ndi umwuka wigendera Kristo uri muri njye niwe yizeye kandi uyu mugabo uri muri njye ntabwo yoroshye so ndamugani ko wigeze gutangaza ko ngo uri umuzimu umuzimu avura umunyagasana ngewe ntabwo ndi umuzimu ahantu ndi umwuka w'abapfuye naba muri mwebwe muri kunyica nyine ni mu bari kunyica mu bakozi ba satani birirwa banyica basebya bantaraga muri ubwo buryo banyicamo aho ngaho banyica bakanshyingura bagarukamo ndi umwuka sindi ariko mu bantu dukundanye mu bantu turi mu rukundo rujya mu ijuru ngewe ndi mama Chance wa wundi bari bazi abo twasenganye bari bazi abo twabanye bari bazi abo twagendanye muri runo rugendo ndacyari mama Chance uriya muzimu rero ni uw'abantu bari kwa satani wica akiba akarimbura uwo satani rero aho ngaho muri icyo kibaya cye yego niho nitwa ririya zina kuko nge narapfuye mu byaha akoresha bariho hari abantu bariho mu byaha nabo ngiye mu byaha nagize gute naripfiri ikindi cya kabiri mbaye ndiho hari ibintu ndi kuvugira aha ntavuga abantu rwose banyumve neza umunsi nzaba namaze kugirwa muzima yego